kazi umukorege wawe akubwiye ikintu, uri ahantu ushobora akubwiye ikintu kirakubabaje, si ubwa mbere si ubwa kabiri abikubwira, ariko ubu ngubu ubwa kabiri wumvishe muri wowe kuko ufite uburakari, si ushobora kumuha uri kubona ko atari umuntu aho muri, wenda hari abandi bantu ntushobora kumubwira ubwo burakari aho buturuka, cyangwa mbese ukuntu uburyo ki bikubangamiye, uburyo ki utabyishimiye. Icyo gihe iyo ubonye uri ahantu ushobora kwinyabya nibuze iminota 10, uragenda ukangira muri toilette. Inshuti yanjye, uragenda ukangira muri toilette ukicara hejuru ya toilette, ahasigaye niba uri wa wundi ukora meditation uzisobanukiwe neza, urankorera ya meditation ituma ushyira ibitekerezo byawe ku mubiri wawe. Muri toilette nazikoze kangahe? Imana iminota 10-15 ndi muri toilette, bakabwira ko ndi muri pause, ndi muri toilette ngo uburakari mbese ibyo ubwo mbese roho yanjye ibashe kugira gutuza, mbashe gukomeza akazi. Ujya muri toilette ukicara, niba urasenga, si bose bagira, si twese turi kuri zino mbuga turi hamwe, twese twemera mbese Imana nk'umuremyi wacu. Hari abandi bizera izindi mbaraga, iyindi Mana ntawamenya, cyangwa bizera gusa ubuzima. Abo bantu nabo kuba badasenga ntibishatse kuvuga yuko nta buryo buhari bakoresha ku buryo babasha gutera intambwe begera inzozi zabo. Ujya muri toilette ukicara kuri toilette ukankora meditation wicaye, ukagira mbese ukareka umubiri wawe ukaba calme et détendu. Asiga ukanangira iyo meditation yawe yayindi urayizi nawe, ziraharanga kuri YouTube hose, zituma ushyira ibitekerezo byawe kunuze ku mubiri wawe, ugatangira ku mano kugeza ku mutwe. Wayirangiza ugasubira mu kazi, wava mu kazi ukajya mu rugo ukankorera siporo. Waba uri wa wundi wasenze urasenga usubire mu kazi, nuva mu kazi uragera mu rugo ukore siporo. Mu gukora siporo uravuga bwa burakari bwawe mu gihe uri gukora siporo n'umujinya mwinshi cyane, kuko ayo marangamutima agomba kukuvamo y'uburakara, kugira ngo ujye gukubita abana ubahutaze kubera ibyakubaye mu kazi. Umugore umukubite hahandi hose hatagaragara, aho kugira ngo umare umugore w'abandi gutyo, aho kugira ngo umare ikiremwa cy'isi Uwiteka yashyize ku isi, aho kugira ngo umugaze muri ubwo buryo, uragenda ukore siporo, umuha amahoro, uha abana amahoro, aho kugira ngo umugaze umugabo wawe amutera ibintu. Sohoka, fata imyenda ya siporo, ni byiza ku mubiri wawe, ni byiza kuri roho yawe tuzasiga ugenda utuka urangiza. Ariko nugera mu rugo utuze, hinjira umuntu ufite imbaraga nziza, hinjira umugore w'agaciro, umugabo w'agaciro ufite proje y'inino navugira mu yindi myuga, atari ukuzamara abantu. Ngibyo nshuti yanjye, abasha kumetriza ayo marangamutima y'uburakari, agomba gukora buryo ki roho ye ituza, agomba gukora buryo ki umubiri we utuza, kuko ibi byombi bidatujije ntabwo uzagera ku nzozi zawe. Ibi byombi bidatujije ya gahunda wari ufite ejo, umuntu akaguhamagara bikagutera uburakari, uzaguma aho ngaho. Bishatse kuvuga yuko usubira mu gihe cyashize, ugenda ukazana amahistwari n'abaki bose bagukoreye uburakari bwose, bukanuze amasene yose kugaruka mu mutwe, kandi atari ko bigomba kugenda. Ugomba gutera imbere, kugira umutuzo wa ruho. Bishatse kuvuga yuko kugera ku nzozi zawe ntabwo gusa bisaba kwizera no kwiyizera wowe ubwawe, roho yawe igomba kubasha gutuza ku buryo ibitekerezo bivamo ari ibitekerezo byiza.
ahangaha sinanga ibintu ngewe ntakoresheje cyangwa nakoresha mu buzima bwanjye, afite experience ishobora kuba bifasha, kuba byaramfashije, ni ukuvuga yuko nawe byagufasha. Kandi sindi umuntu kuri ngewe ubwanjye, niba narabashije kuva ahantu mu cyobo nkaba narabashije kuva muri icyo cyobo, nkaba ndi hejuru y'icyobo, nkabona abantu bari mu cyobo batazi iyo bajya cyangwa bari mu bibazo ibi n'ibi, ngewe nzi mfite ubwo bumenyi, mfite izo mpano zanjye, mfite izo experience, buryo ki nabareka nkikomereza ngo abandi bazabavanamo. Si bishoboka. Sinzagusiga mu cyobo, nzaguha ubumenyi ukeneye ku buryo ubasha kugera ku nzozi Uwiteka yagushyize ku mutima, ku buryo ubasha kuzaba uwo waremeye kuba we, ukagira icyo wimarira kandi ukagira icyo umarira sosiyete. Sinzagusiga. Hari umuntu ejo ari kumamagara ari kumbwira ngo ariko ngo gusiko koko ngukunda abantu cyane. Ese gute? Ngo biriya biganiro utanga byose, ngo biriya biganiro utanga usikora amafaranga, ngo ni ibintu byinshi, ngo ni ukwa kontinu nyinshi. Ngo abaritse nabo bakishaka. Ndamubwira nshuti yanjye, ntabwo uzi aho naremewe kubaho, ntabwo uzi aho naciye, ntabwo uzi imyobo nanyuzemo, ntabwo uzi abamfashije, ntabwo uzi agahinda nagize, ntabwo uzi uburyo iyo mbona kanaka ari mu bibazo ibi n'ibi bimuremereye, kandi ngewe mfite impano zanjye, mfite ubumenyi bwanjye, ntashobora kumuvungukira kumuha na dukeya, rimwe mu cyumweru nibuze ngo ubuzima bwe nzumva avuga ati amen, nakoresheje kiriya kintu mva mu kibazo. Ntabwo byamubwiye ni ikomereza iyawe nzira. Nshuti yanjye, buri wese ni iki n'ibye. Ndabakunda.